Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwe mwese mukomeje gukurikirana Bombo Clat Empire. Ndabashimira mwe mwese muri kugira icyo mukora kugira ngo imbuga zacu zigumye kugenda zigoyenga viral. Nje muri aka kanya rero kugira ngo twiganire ku tuntu tumwe n'utundi, ku bintu bike bike biri kugenda bicaracara kuri izi mbuga. Yes, yenda natinze nivuruguse mu magambo, murabizi ni video ntoya tugenda tuganira ibiri kugenda biba trend kuri ino mihanda. Nje kugira ngo twiganirire kuri ibi bintu The Ben ejo mwagumye kubibona bicaracara ku mbuga yakoze, kugira ngo twiganirire yenda tureka kugendera mu masesenguzo uko ibyo turi kubibona, ibyo muri kujya ku bindi bitangazamakuru mukumva uburyo bari kubisesengura. Niyo mpamvu nje ngo kugira ngo tubisesengure noneho twumve ikirimo kugira ngo ibintu bijyanirane. Wowe urabyumva ute kugira ngo dusangire ijambo tugende dukora ibintu bitandukanye cyangwa unyungure igitekerezo, ungire inama, umbwire uburyo bimeze kugira ngo ibintu tureke kugira uruhande rumwe cyangwa se urundi tubagamiraho. Murakoze cyane rero, ndagira ngo noneho tugendere kuri izi ngingo ngira ngo tugenda tugarukaho. Ejo Bruce Melody yari mu gitaramo iwacu na muzika festival i Karongi, aho yari ari gukora show y'umuriro. Ntekereza ko nubwo itagenze neza ijana ku ijana nk'abari bari uburyo twayibonye, ntabwo hagiranya nk'ibyabaye i Rubavu ko bingana, ariko ndagira ngo twibaze tuvuga ati se ni kubera iki n'umuhungu wacu bagumye kumwibasira The Ben kuba yaragiye kwakira Kagarara muri Kigali Universe, noneho mu bwatsi bwa Bruce Melody. Ko murabizi Kigali Universe nirebera isoko Bruce Melody, ko Kigali murabizi niwe manager wa Bruce Melody. None ndagira ngo nibaze cyangwa se twibaze ati ese The Ben ni umuhanzi uciriritse ku buryo yajya gukorera ariya mafaranga cyangwa se yajya gukora ibintu benshi turi kubona yuko bitari kumugongisha viral, bitari kugenda neza. Ese mu gihe Bruce Melody ari kwikorera ibiceri, ese The Ben hariya yakoreye ibiceri cyangwa yaragiye kuririmbira ibirato cyangwa se indirimbo z'Imana muri magambo make, indirimbo z'Imana kwa Coach Gaël mu bwatsi bwa Bruce Melody. Ndagira ngo noneho ndagira ngo muri kugenda mubona video uburyo byagendaga bigenda. Njye ni ibintu byaje kunshimisha ku ruhare rwanjye nka Bombo Clat. Uruhare rwanjye byaranshimisha for real, ko ari ibintu byiza, ari ibintu bikorwa neza kandi bigenda bimeze neza, ibintu bimwe ureba ukabona yuko ari ibintu bifite ihame cyangwa se bifite icyo bisobanuye. Noneho ndagira ngo twibaze ese ibi bintu koko Bruce Melody yakoze cyangwa se The Ben yakoze kuba yajya kwakira Kagarara nk'umwana w'umunyarwanda uri kugenda uhesha ikuzo igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abasitari bamwe byaratunaniye kuba twakora ikintu kugira ngo igihugu cyacu kigoyenge viral, kugira ngo bimwe mu dukora bibashe kugenda neza. None ndagira ngo nibaze cyangwa namwe twiganirire, se biriya The Ben yakoze ku ruhande rwanjye mbona ari byo, kuko kujya kuririmbira Kagarara ni ahantu Imana idakura umuntu, nibyo njya mvuga. Uko twaba dukora kose ntibikunde, ariko tomorrow nizera yuko Imana yanjye cyangwa se Imana yacu ishoboye byose. Imana wizera, Imana nizera, mbona ifite ububasha bwo gukora buri kimwe kugira ngo isi igende neza, ibintu bigumye kuba tambarana. Ndagira ngo noneho twibaze ese Bruce Melody kuba kuvuga ati ari gukora amafaranga, kuko mu ruhande rwa Tiger na 001 bari guhangana ati The Ben wicishije bugufi, The Ben iki. Ese Ashton Hall ibintu yaje kuba kuri Kagarara kumuha imodoka nk'iriya, kumuha $500 by'idolari, hafi $7 zirenga z'amanyarwanda kugira ngo atangire ubuzima. The Ben kuba yarahageze akamubwira ati thank you, ya ndirimbo yiwe thank you akayiririmba bikagenda neza, no kwicisha bugufi cyangwa no gukunda Kagarara. Ese
twarabibonye mu gitaramo ubwo The Ben yaterwaga akagarara akamushyira hejuru akagumya kumwikorera cyane, abantu baravuga ati ni agasuzuguro. Tuza kubona umujene wacu Ashton Hall nawe arabikora, aramuterura amushyira hejuru. Nyine ndagira ngo munsobanurire cyangwa se duhane ijambo, tureke kugendera mu busesenguzi bwa 001 cyangwa se bwa Tayiga. Ku ruhande rwanjye nabonaga agomba gufasha umwana w'umunyarwanda kugira ngo ibintu bigende neza, birushaho kugenda bigoyinga viral nk'uko njya mbivuga, bigoyinga viral kuko turi mu gihugu cya tambalare, turi mu gihugu kiri tambalare kabisa. Mwizirinze mu magambo, twiganire muri comment. Ni umusejeni wanyu Momo Crown. Ugenda udakoze subscribe wa muntu wawe, udakoze share. Niba unkunda gerageza umwundishe abagukunda, ndabakunda cyane. Nyagasani Yezu nagumye kubaha imigisha itangwa n'umwana we cyangwa se na nyina wamwibyariye Mariya. Mukomeze kugubwa neza. Hasta la vista.